ubundi kuva tukiri bato twakuze duhora tubwirwa yuko hari ibihe bizagera bikagera ibihe by'imperuka, hakabaho abantu bugiye bazabuzwa gusenga, hakabaho igihe ibibazo na Satani azatangira kwigarurira isi, hari insengero za Satani, abenshi tugakora twumva Illuminati n'ibindi byinshi. Ariko uyu munsi noneho bya bindi twabwirwaga kera, bya bindi mwumvaga kera, uyu munsi ni bimwe muri kugenda biri kuba n'iyi nkuru ndetse n'ibingiye kuba two nakubwira, bimwe mu bitangiye kuba byagenda bikomera ndetse bimwe mu kuntu biri kugenda bihindura isi buryo iri kugenda ihinduka. Uyu munsi rero inkuru tujye kurebera hamwe nuko uyu munsi muri Amerika y'Amajyepfo, nyuma yuko muri Amerika bibusanzwe bari bamaze gufungura urusengero rwa Satani, ubu ndetse ubu ngubu muri Amerika y'Amajyepfo naho hamaze gusa nkaho hafungurwa urusengero rusa nkaho uyu munsi rwamaze no kwamamara cyane, abantu benshi batangiye kugenda babivugaho, nanjye bikagira naho uyu munsi ntangiye kuba nabakoreye inkuru kugira ngo mubashe kuba mwamenya ibiri kujya mbere, ibiri kuba ku isi. Hanyuma y'ibinyamakuru byinshi ku isi byatangiye gukora izi nkuru, abenshi baba babibonye, ariko nawe ndavuga ni kubera ko iyi YouTube channel yanyu ari kibereho kugira ngo mugereho amakuru y'ubwenge, reka dutangire kuranga mubashe kuba mwabimenya. Mu gihugu cya Chile rero uyu munsi muri Amerika y'Amajyepfo hamaze gutangizwa urusengero rwa Satani. Ibi ngibi rero byamaze gukorwa nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Associated Press. Ahangaha nicyo kinyamakuru cyabashe kuba cyagera kuri tere kivuga byinshi kuri byo, akaba ari byo tugiye kuba twababwira byose uburyo byagenze. Hari muri Santiago mu mujyi, navuga ngo ni mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Chile. Ahangaha rero byari kuwa gatanu nijoro muri downtown mu mujyi wa Santiago, ahangaha muri gihugu cya Chile, ngo akagurupe k'abantu 15 bari bateraniye ku meza amwe muri urwo rusengero rwabo, bari gusangira amacupa ya divayi, ndetse hari ngo n'umwotsi cyane w'itabi, ndetse n'ibindi bitambo bari bacanye ubwabyo, ndetse bacanye na buje kuri aritari bari bakoze, ndetse banadekoye bahadekoresheje hari ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho byabo bari bafite ako kanya. Ndetse aho ngaho bavuga ngo abamambare cyangwa se bamwe mu bagize urusengero rwa Satani, niko biyita ngo, cyangwa se bakita n'andi madayimoni, ngo andi mazina y'abadayimoni ngo niko bita cyane, ngo nibwo bari biteguye kugira ngo batangire imihango. Ngo nyuma y'imyaka 5 rero muri Amerika no hashinzwe urusengero rwa Satani muri United States. Ahangaha rero naho hariya muri Chile naho hakaba hamaze gushingwa urundi rusengero nanone, aho usanga iki gihugu ubundi kigizwe na miliyoni 18. Usanga izi miliyoni 18, igice cya miliyoni 18 cyose usanga ari abakatolike, usanga ariho bamaze kwizera katolike, cyangwa se igihugu usanga imyizerere yacyo ubundi ni katolike. Ariko ibirebeye neza ukabireba ku bahanga cyangwa se kubizera cyangwa se ku bantu bose batuye muri kariya gace, nk'uko iki kinyamakuru The Associated Press kivuga ko hari muri Chile hamaze igihe kinini katolike ngo nayo isa nkaho igira uruhare rukomeye cyane, cyangwa se n'ibibazo byinshi byagiye bigaragara muri iki gihugu, ngo haragiye hagaragaramo ngo ibijyanye no kuba haberamo amaskandari y'ubusambanyi, gufata ku ngufu, guhohotera imyaka myinshi muri Kiliziya Katolika muri iki gihugu cya Chile, byaje gutuma ndetse ngo abantu benshi bagenda basa nkaho bahindura imico n'imyitwarire. Ngo ndetse ngo izi organization nk'izi ngizi, cyangwa se ngo ibi bigo biba byashinzwe nk'ibi ngibi, cyangwa se imiryango runaka nk'iyi ngiyi biba yashinzwe, bakavuga ngo bashinze wenda ngo temple, cyangwa se bashinze ngo urusengero rwa Satani, ngo kenshi ngo babumva ko ngo ni abantu baje kuba bagira ngo basa nkaho bahindura bimwe mu bintu bitigeze bibasha kuba byahinduka mbere. Ibivugwa n'amagambo y'umugabo bita Louis Bahamondes. Uyu ni umuprofeseri muri Center Judaic Studies kuri University yo muri Chile hano. Ibi ngibi rero ngo biterwa nuko ngo nanone ngo Katolika mbere yagiye byitwaramo nabi, cyangwa se ngo bakagira imyitwarire runaka, hakagaragara mu busambanyi n'ibindi byinshi mu masomo yabo, ngo ndetse bigatuma ngo urusengero rwa Satani, cyangwa se ngo bita ngo n'abarusuferi, ngo muri make abangaba ngo ntago ngo bagenda basaba ibitambo, ngo niko baba bari kubabwira, niko babwiye abanyamakuru, ngo bavuga ko badasaba ibitambo, ngo kandi ikindi bo ngo ntago baramya Satani, ahubwo ngo muri bo 100 ngo abo bamambura 100 ngo harimo abantu benshi bagiye batandukanye, ngo harimo
ab'inzego z'ibanze za leta ziri aho ngaho, ngo hakabamo ba firefighters, aba barwanya inkongi z'imiriro, ngo hakabamo abaofisiye bo mu gipolisi, ndetse hakabamo abanyamategeko nabo bita aba psychologist cyangwa se abahanga bareba cyane ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu. Ngaba ngaba kenshi nibo ukunda gusanga ngaribo baje muri mihango cyangwa se ngo mu gusenga cyangwa se muri mihango nakubwira ngo muri urusengero rwa Satani usangaho ngaribo bari gukorera imihango muri gihugu cya Shiri. Ibi byose ndi kubabwira turabikesha ikinyamakuru cya The Associated Press. Ahangaha rero ibirebye neza bakomeza bavuga ngo uru rusengero cyangwa se ngo aba basenga aba basataniste abangaba ngo ntago ngo bizera cyangwa se ngo bishingikiriza kuri Satani bo, ngo ahubwo bo ngo ikintu cya mbere bitaho nuko ngo bariyizera ubwabo, ngo bakora imihango yo kwizera ngo ubwabo bakumva ngo ubwabo nibo mana ku giti cyabo, kandi ikindi ngo bagahitamo bimwe mu bintu bibanezeza mu buzima bwabo, bagashaka ngo kubaho ubuzima bw'umudendezo. Ngo kenshi ngo imihango yabo kenshi ngo nikigendereho, niko babivuga. Ntabwo wapfa guhita uvuga ngo bivuga ukundi, niko amagambo yabo bari kuyavuga. Ngo ndetse bo ngo nta kindi kintu kibaho cyitwa imana kindi basingiza, ngo cyangwa se ngo basingiza ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ngo ahubwo bo barisingiza ku giti cyabo, ngo bakumva ubwabo ngo nibo mana, ngo kuko ngo nibo bahari uyu munsi, ngo n'ahazaza nibo bafite, ngo bumva ko nta yindi mana ihari yo kuba yabafatira imyanzuro cyangwa se ngo igira ikindi kintu ibasha kuba yakorera mu buzima bwabo. Ibyo bivugwa umugabo w'umuvugizi wabo bita ngo ni Haborem, ni n'umuvugizi w'iyi groupe mu gihe barimo, ndetse ngo n'amagambo aheruka kuvuga mu gihe bari kugenda mu bituro cyangwa se mu marimbi aherereye hariya muri Santiago mu irimbiri riri generali, aho bajya gukorera iyo mihango yabo. Kandi ikindi bavuga ko ngo aba basenga cyangwa se basengera mu rusengero rwabo ibakoreye imihango, buryo imihango yabo bakora ntabwo imeze nk'ibi ngibi cyangwa se ngo ubone ngo bagiye guhimbaza, ngo bagiye gukora iki. Kenshi hano ngo bagira imihango bakora, bagira ukuntu bicara bagatwika ibintu byabo, bagasangira nabo madivayi, bagatwika n'ibitambo. Ngo ariko bo ubwabo iyo uri kubibabaza cyangwa se ugasa nkaho ugira kimwe mu biri ibyo bintu usa nk'ubabajije, ntabwo ibyo bintu babikwemera cyangwa se ngo bakubwire ngo bakora ibitambo rimwe na rimwe, dore ngo ko bajya bakenera ndetse n'ibitambo nk'uko rwa rusengero rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajya bakenera urutambo cyane cyane by'abana bapfuye cyangwa se bagasaba n'ababyeyi bakwema inda. Akenshi ngo ibyo bakabikoresha bakora ibyo bitambo byabo. Uyu muvugizi wabo rero bita Haborem, uyu nguyu ndetse n'abandi bamambure babo buri rusengero rwabo ngo ni Temple of Satan muri Shiri, ngo avuga ndetse kuri kondisiyo y'uburyo ki ngo uburyo bakunda iyo bari muri iyo mihango yabo cyangwa se bari gukora imihango yabo, ntabwo bakoresha amazina yabo, nabo bameze nk'abantu babatizwa, ku buryo ngiyo umaze kwemerwa cyangwa se ukaba ubarimo ntabwo ugikoresha rya zina ryawe, ngo ahubwo utangira kuba cyangwa se ngo ukoreshe ibyo usanzwe ukora cyangwa se ibiki byose. Oya, ibyo byose ntabwo bikoreshwa, ngo ahubwo bo batangira kuguhereza amazina mashya cyangwa se bakaguhereza n'ibindi bintu bishya byo kuba wakifashisha cyangwa se wakoresha, ku buryo ubamaze kuba umwe muri bo cyangwa se umaze kwinjira muri iyo mihango yabo. Ndetse uyu Haborem cyangwa se amagambo atangira akomeza avuga ko ngo mu gihe ngo filime zo muri Hollywood nka filime bita Rosemary's Baby ndetse na TV seri bita True Detective, inguzi seri kenshi zagiye zisa nkaho ngo mu mikinire yazo cyangwa se uburyo uyu mugabo bivuga, umuvugizi w'urusengero rwa Satani muri Shiri, avuga ngo izi filime ngo nka Rosemary's Baby na TV seri iyi ngiyi bita True Detective, ngo izi filime zisa nkaho ngo zagiye zisa nkaho ngo uburyo bagiye bazikina ngo zagiye zisa nkaho zibavuga nabi, zikagaragaza ko aba basataniste cyangwa se ngo aba bantu bakora imihango ya gishitani, ko navuga ngo ya Satani, ngo kenshi yagiye bagaragaza ngo nkaho ari abantu babingi, kabagaragaza nkaho ngo ni abantu batanga ibitambo, ngo baba mu buntu bw'uburibwe, urupfu, ngo cyangwa se bagakora ibintu bibi. Ariko umugabo akavuga ko mu by'ukuri ngo imihango bakora ngo ntabwo bangiza inyamaswa, ngo nta muntu bahohotera, ngo ndetse ikindi no kugira ngo winjire muri bo ngo ni ukuba udafite icyo bita criminal record cyangwa se criminal records, udafite ibyaha runaka ushinjwa cyangwa se ukekwaho, kugira ngo bakwakire
ngo bisaba kugira ngo ube nta byaha ufite cyangwa se ngo ube ufite ikindi kintu gisa nkaho gisa nk'ibere byaha, kuko ngo icyo bashaka bo cyangwa se bimwe mu membero bafite ngo ni ugushaka bimwe mu bintu bibanezeza ngo kuruta ngo ibyaha ibyo ngo abisi bita ibyaha. ngo mu by'ukuri rero ngo abantu ntibakajye basuzugura itorero ryabo cyangwa se ngo imikorere yabo. ngo muri make ngo bo ntabwo bifatanya ngo na ba bantu ngo bashaka ngo kuba bakicanga izina rya Satani. nuko uyu mugabo agenda bivuga, ariko mu by'ukuri wareba muri background yabo ukabona mu by'ukuri imihango bakora n'ubundi ihabanye n'ibi bintu byose arimo agenda avuga, ahubwo byose basa nkaho babikora ariko mu buryo bwo kuba urusengero rwo muri Shire bari gushaka ko rwakaba rwemezwa muri gihugu cya Shire. akaba ariyo mpamvu bagenda bavuga ngo byibuze ngo duhindure ibi ngibi dukore ibi ngibi. ibi ni bimwe mu byo bagenda bavuga nyine, bakavuga ngo ntabwo dukora ibitambo n'ibi ngibi ntabwo tugira nabi, ariko ibyo byose biri bimwe mu mihango bakora isabwa ibyo bitambo byabo bagenda bakoresha, harimo nyine ninda bakuyemo n'ibyo bintu byari byose. ngo rero nk'uko uyu mushefu cyangwa se uyu kuri urusengero rwa Satani harakomeza bivuga, avuga ngo kugira ngo babinjiremo cyangwa se ngo bakire umumambure muri urusengero cyangwa se kugira ngo bamwakire, mu kintu cya mbere ngo hari urwandiko baguhereza kugira ngo wuzuze, ngo baguha ngo fomu ndende yo kuba wakuzuza, bakagira byinshi bagusaba, ibyo bagusaba cyangwa se ibyo ugomba kuba wabahereza. ikindi ukabereka ngo icyangombwa wenda ngo giturutse muri leta kigaragaza ko nta bindi byaha ufite. ikindi ngo ukabasha kuba wakorerwa interview, ugahatwa ibibazo mu buryo bwinshi butandukanye, ngo ndetse ngo niyo bita special commission ngo ibasha kuguhata ibibazo, hanyuma nanone bakagucisha ngo mu kandi kagurupe gasa nk'ahari akakane, ngo babasha kuba nanoneho bagusuzuma ngo mu buryo buri psychology ukoreshejwe n'abo ba psychologist, babasha kuba ngo bagusuzuma bakareba kuko niba nta bindi bibyesha inyuma. ngo ndetse cyane cyane ngo iyo umaze kuba ibi ngibi wamaze kubyuzuza, ngo kenshi ngo baba mu mambure wabo, ndetse bakaguha izina rishya bakakubatiza, ngo bakaba bakubatiza ngo izina ry'abadayimoni cyangwa se baba marayika birukanwe mu ijuru, abo bita fallen angel. aba ni abamarika birukanwe na Satani, buriya kuko Satani igihe yirukanwaga mu ijuru, hari abamarika nabo birukanwe nawe barajyana, abo nibo bita abadayimoni. abo rero bose gutangira kwitirirwa amazina yabo cyane cyane aho ngaho, kuko rimwe na rimwe ngo aho ngaho buri gukora imihango yabo muri urwo rusengero ndetse n'andi masosiyete arimo. uru ni urusengero rero rwamaze gushingwa mu mwaka w'ibihumbi 2021, ngo ariko ngo rumaze kugira abamambure bamaze kujya muri bo, cyangwa se abo bafite uyu munsi ni abamambure 100 nyuma y'uko urwo muri Amerika rwo rwari rumaze gushingwa. ngo ariko ngo hakaba hagera abandi bantu muri 400 bari gusa nkaho bari kwapurayinga kugira ngo babashe kuba, cyangwa se bari gusaba kugira ngo babashe kuba bakinjira ngo mu cyumweru kimwe giciyeho. ibyo bivugwa na wa mugabo w'umuvugizi wabo bita Habrem. uyu niwe uri kubivuga cyangwa se uri kubahereza amakuru avuga uburyo kibigenda, ngo kuko mu kwezi ngo muri ku kwezi kwa 7 uko kwarangiraga muri uyu mwaka, ngo niho bagiye bakira abantu benshi bari kubasaba, ngo ariko nabo ngo ni nabwo bagiye kwaka muri leta, muri minisiteri y'ubutabera, uburyo ki nabo batangira kuba bafatwa nk'idini risanzwe, bagatangira kwakirwa kugira ngo batangire kuba bakora imirimo cyangwa se batangire imirimo yabo. ibi rero dukurikiye uburyo ki itangazamakuru ryo muri Shire cyangwa se abantu benshi hari muri Shire muri iki gihugu byatangiye guteza impagarara cyane, kuko iyo abantu bamaze kuba baza amateka ya Satani, bamuziho Satani ko nta cyiza kimuvaho, cyane cyane dore ko insengero nyinshi hari muri kiriya gihugu cya Shire harimo Katolike, Anglikani, idini ry'Abayahudi ndetse n'iryo bita aba evangelika. aba bose bagiye basa nkaho batabyakira neza, kuko iyo urebye neza waba warashinze ubundi mbere na mbere watangije urusengero cyangwa se nyir'ugusa nkaho ashinga urusengero rwa Satani, yarushinze mu mwaka w'1966 yitwaga Anthony Sandori Lavey. ahangaha asa nkaho ari wazanye uburyo bwo kugira ngo abantu bajye bahimbaza cyangwa se ngo bakore imihango ya gisatanike, cyangwa se kubera ko baba bafite imyumvire cyangwa se imitekerezo kwizera nicyo bita supernatural beings, ibindi biremwa runaka, cyangwa se no gukora indi mihango yo kwizera imbaraga zidasanzwe. ngo aba bantu rero ngo
abantu bamaze uyu munsi ngo kuba barakurikiye imigenzereze cyangwa se y'uyu mugabo washinze urusengero mbere na mbere ashinze imyizerere, ibi bavuga ko ngo bafite uburenganzira bwo kwizera imyizerere yabo cyangwa se imikorere yabo. Ariko za nsengero ndi kukubwira zose cyangwa se aya madini aherereye hariya agasa nk'aho atari kubivugaho rumwe, aho usanga rimwe na rimwe nk'aba ngaba bavuga ngo ni abasataniste cyangwa se ni aba luciferians bariya, cyangwa se ngo benshi muri bo ngo ni aba atheist cyangwa se babandi bahakana Imana, ngo abenshi ngo babarimo, abandi ni abakora ibikorwa by'ubupfumu n'uburozi, ngo abandi ni abizera mu mbaraga z'amaji. Mu by'ukuri abandi bavuga ngo mu by'ukuri ngo nta kindi kintu bajya bagenderaho, ngo bagendere ku mashuri cyangwa se ngo bagendere ku bindi runaka, ngo ahubwo icyangombwa cy'icyo bagenderaho ni uko umuntu ariho, ngo bakagendera kuri realite. Ibyo bivugwa n'undi mugabo bita Azazeli. Uyu nguyu nawe ni wavuye mu idini ry'aba Judaism, yavuye mu idini ry'abayahudi imyaka iniciyeho, ndetse nyuma y'umwaka nibwo nawe yaje kuba yashinga nanone iri dini ryaho hano muri Shire, akaba ariwe warishinze. Mu magambo ye agenda avuga ko nanone umwijima nanone ngo rishambure yabo cyane cyane niyo bakorera mu bintu byabo mu mwijima, cyangwa se ibindi byose bakora mu mwijima. Ikindi ngo bafite uburyo ki bakora iyo mihango yabo, bafite na Bibiliya iri satanike bagenda bakoresha, ubwo irimo imihango yabo yose uko bagenda bayikurikiza, ndetse na Bibiliya y'umwanzi nyine bavuga ngo bagenda bakoresha irimo amahame bagenderaho, nk'uko uwo mugabo bita Azazeli cyangwa se n'abandi bose bagiye bajya muri rusengero bagenda bavuga imihango bagenda bakoresha, cyangwa se uburyo bagenda byose babikurikirana kimwe ku kindi. Ntabwo ari ibi gusa rero, akenshi nk'uko bari gushaka kugira ngo bemerwe muri gihugu cya Shire, cyangwa se barusheho kuba ngo batangira kwemerwa bagakora nk'andi matora yandi hariya muri kiriya gihugu cya Shire, usanga abantu benshi cyangwa se muri gihugu batari kubivugaho rumwe, cyangwa se n'iyo minisiteri y'ubutabera cyangwa se nayo uyu munsi abaturage baho bategereje niba bareba kuko niba perezida cyangwa se iki gihugu cyabo kizigera kibasha kuba cyabyemera, nk'uko usanga n'aba ngaba ngo bari gusaba ubusabe kugira ngo nabo barebe niba babasha kwemerwa. Niyo mpamvu rero nari kukubwira ati nawe ahantu uri rero niba urabona ko bimwe mu byo twahoze tubwirwa kuva na mbere, nk'uko nabikubwiraga urebye muri Matayo 24 ugasoma ukamanura ukagera ndetse no mu byahishuwe byose, uburyo ki tugenda tubwirwa mu bihe by'imeruka, uburyo inyigisho nyinshi zizaza ziyobya, uburyo imikorere y'umwanzi Satani na Antikristo izatangira kugenda yamamara, amapropaganda menshi azagenda azayo kuvuga ngo gukuramo inda, byinshi byagiye byamamara ndetse bikarushaho no gukomera kugeza n'uyu munsi, naho propaganda nyinshi zo kubuza abantu kuvuga cyangwa se zo kubuza abantu benshi kubaho zizagenda zirushaho kwamamara ndetse no kuza. Nicyo giye kugira ngo noneho uyu munsi utaninge winjire none uhindukire uza mu ijambo ry'Imana, urushaho gukomera ku ijambo ryawe, urushaho gusenga hakiri kare, dore ko imyuka mibi cyangwa se Satani uko uyu munsi nawe buri gukora niko arushaho kugenda nawe ashyiramo imbaraga kugira ngo arusheho kugenda yigarurira. Uyu munsi ari gukora muri abo bantu benshi, ariko uko ntabwo ari cyo gihe kugira ngo bisuzugure cyangwa se ubigende gake gake, ahubwo nicyo gihe kugira ngo ushyiremo imbaraga kugira ngo nawe utisanga muri ibi bintu biri gusa nk'aho biri gusakeretinga isi kandi biri kugenda byigarurira isi. Ibi ni byatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biri kugenda byototera ku isi, imyumvire basa nk'aho bagenda ikomeza kandi byose byamamara, nk'uko byagiye bihanurwa mu gitabo cy'ibyahishuwe, ndetse na Yesu Kristo mbere ukagenda muri Matayo 24 aho ngaho hose tugenda tubwirwa iby'ibyo bihe by'imeruka, iby'intambara zizaza, ishyanga ritera irindi, ubwo abantu ariko ibyo byose Yesu Kristo ntabwo bibabwire kugira ngo mugire ubwoba, nawe aravuga ngo nimuzakuka imitima cyangwa se ngo muhangayike. Nicyo gihe kugira ngo ahubwo mumwikomezeho, mumwizere, kuko nk'uko abitubwira niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi kubizera umwami Yesu Kristo nk'uko igitabo cy'Abaroma 8:28 abitubwira neza, atubwira ati byose byifatanyiriza hamwe kugira ngo bibere beza abizera Uwiteka cyangwa se uko Imana yabigambiriye abo yatoranije. Ndagira ngo rero nawe uyu munsi ujye ufata igihe nawe wongere wegera umwami Yesu Kristo, urushaho kumukomeraho, kandi nawe urushaho gukora umurimo w'Uwiteka nk'uko umwanzi Satani arushaho gutangira kurundura benshi mu muriro mubi. Birasaba kugira ngo none utangire usenge. Ndizera ko byibuze amakuru menshi n'ibigende bakubita byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda biba hano hanze, byinshi ukwiye ko wamenye n'uburyo cyo gukomeza kwitegura kandi no gukomeza kuri Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha.